Ndabashimiye mwese abankurikira kuri Umusingi TV muraho, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko buri umwe hari ameze neza. Weekend tuyisoje neza, no gusenga n'indi tuzatangira mu kanya nayo tukazayisoza neza. Uyu munsi ni ku cyumweru, abavuye gusenga nizere ko murimo mu kuruhuka neza, ejo mwitegura kujya mu kazi. Turi ku munsi wo ku cyumweru, ku munsi tariki 2 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026. Ndagusuhuje wese aho uri, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari China, abari Philippines, abari Pakistan, abari Iran, abari Gulf State countries, ibihugu by'Abarabu, Gulf countries, n'abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Australia, mwese abanyarwanda ndabasuje mwese buruzi kavuga ikinyarwanda, kandi ujye ubwira mugenzi wawe mubwite Umusingi TV, ubabwire. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Rero ni Gatera Stanley nk'uko bisanzwe, ndabakunda cyane kandi bintera ishema ibyo nkora kuko mbikorera mwebwe, mudahari ntacyo nakora. So uyu munsi rero nanone tugiye gukomeza kuganira ku nkuru ya Muganwa Andrew. Muganwa Andrew rero nabonye abantu benshi banyandikira, abafunganywe nawe za Dizinefu, za Kimironko, muri za kasho za burigade, muri za kasho za polisi, n'abakoranye nawe, n'abiganye nawe. Nabonye abantu banyandikira, ariko kimunyandikira kuri WhatsApp, mwagiye mwandika comments hariya ku kiganiro, kandi ibyo bimfasha, kandi ibyo binyinjiriza. Buri nyandikiye kuri WhatsApp nta kintu mba ndi bubone, ariko washyize kuri comments hari icyo nabona. So Muganwa Andrew rero ni umuntu udasanzwe, nuko abantu benshi ntabwo bari babizi. Ni umuntu udasanzwe, niyo mpamvu tumuvuga cyane ko ni umuntu utagira ubwoba, ni umuntu udatinya, ni umuhezanguni. Ku kintu yishyizemo agomba kukigeraho kandi agomba kugiharanira. Rero inkuru nshaka kubabwira, nafunganywe nawe Kimironko, namusanze muri gereza. Niba ngo yaraziraga ko, niba ngo yarashoreye inka, ajya ku mupaka wa Rusumo yambuka Tanzania. Niba ngo nibuka ibintu nk'ibyo ngibyo numvise bamushinjaga. Ariko Muganwa yajyaga ava muri gereza bakamurekura, kandi urukiko rutamukatiye cyangwa igifungo cye kitarangiye. Kwibaza, ibintu se birashoboka? Uzi umuntu kuva muri gereza bakamubwira ngo sohoka ugende? Noneho rero aka ni agashya, tega amatwi mwumve. Hari abantu bita abihanduza cumu, na Muganwa n'umwihanduza cumu. Hari ibintu yakoze. Ahantu yabaga muri gereza, iyo wahageraga wasangaga ibipapuro byinshi, amadosiye, abo yandikiye Rwarakabije, yandikiye Fazili. Rwarakabije muzi ko ari ukuriye amagereza, Fazili yari minisitiri w'umutekano. Yandikiye Rwarakabije aramubwira ati, wowe Rwarakabije nimva hano ntabwo uzanyura, turabizi kuri interahamwe. Yarabyandikaga akabitwara mu ofisi, ahubwo bakabica, ndetse rimwe bakanamusohora. Hari igihe babifataga akababwira ngo ubwo se ngo mutwaye umutwe wanjye kari umwe biri, cyangwa ngo muciye amaboko ari bwongere mwandika ibindi. Hari igihe bazaga bagakukumba byose bagatwara. Hari igihe rero yari yanze no kujya kuburana, araterura n'ikibando, yari yarwaye nyine agenda ku kibando, baraterura n'ikibando bajugunya ku modoka. Noneho rero agashya yakoze, ubwo ngubwo yandikiye Rwarakabije ati, impamvu yamwandikiye, hari igihe cyageze muri gereza
bakaguha bakaguha litiro ebyiri z'amazi. Izo litiro ebyiri z'amazi niho hari ayo ugomba kwiborosa, niho hari ayo ugomba kunywaho, niyo ugomba gukarabaho, niyo ugomba gufuraho, kuko amazi niko kamaro kayo. Bakaguha litiro ebyiri mu minsi 2 cyangwa se 3. Amazi hari igihe yabuze. Sinzi nimba mwibuka inkuru nigeze kubabwira, hari imvura yaguye ku magereza gusa, gereza ya Kimironko, gereza yo ku Murindi na 19 Frani. Imvura iragwa, igihe cy'izuba amazi yarabuze, igwa ku magereza gusa. Aho gashya mwari mukazi. Yamabwira rero mujye mutega amatwi, mukurikira ibiganiro mukanga kubyumva. So yandikira Rwarakabiri ati wowe ninguhagurukira ntabwo uzanyira, turabizi kuri interahamwe. Ariko za muganwa noneho hari abo yabibwiraga gutyo bakirukanga bakanga no kumwegera. Yandikira Musa Fazil ati ugomba gushaka uburyo abantu babona amazi, ugomba gushyiraho uburyo abantu mbese yamwandikira ibintu byose yumva abanyururu bagomba kubona, akabitwara muri ofisi, ariko ntabwo babijyanaga. So noneho rimwe rero arambwira ati rero Gatera, ikintu ugiye kumfasha ni kimwe. Hano muri gereza harimo abantu benshi, bari abasirikare, bari abapolisi. Ikintu ngiye gukora ubu ngubu, ngiye kuba traininga, tugiye kujya tuzinukira kuri mucaka hano twirukanka. Muri gereza harimo ikibuga cy'umupira, ntabwo kiba kingana na kiriya cyo hanze, ariko kirimo bakinamo umupira, bakinamo volley, bakinamo basket, barirukanka. Mu gitondo twarirukankaga babishaka, kugira ngo nyine n'umubiri muri physique mukirukanka, abandi bagakina umupira, abandi bagakina amakarita, abandi bagakina ibibuguzo, kwesa byinshi. So aravuga ati rero ubu ndashaka gutraininga abasirikare hano muri gereza. Ataba bose bari abasirikare bo birukanye, aba bari abapolisi, ngiye kuba traininga dukora igisirikare, tugiye gukuraho Kagame. Noneho nyine kubera hari abantu bafungwa barihebye, abandi bari kuri za burundu, bakumva ko nura ari ugupfa no gupfa, bakavuga ati wa mugani tatu. Ariko se wabikora? Ntabwo byashoboye. Nawe mubwagana ariko muganwa ibintu uvuga, ibintu utekereza, uzi ko byagukoraho. Rero umva uyu nguyu nawe ati ubwoba bwawe ni ishyano. Namwe ntabwo ari ubwo, ariko ibyo mubwira ni ati ndabikora. Ati tugiye kujya tuzinduka hano dukore mucaka. None se gereza ntabwo ifite ubuyobozi se? Mwakora ibintu gereza ikabakundira? Ati ngiye nzabikora. Hari igihe yigeze kuba inama, hari uwitwaga Gakwaya Peri niwe wayoboraga gereza ya Kimironko. Umudamu ngira ngo yabayeho n'umuvugizi, yiba akiri umuvugizi imbizi, ariko niwe wari uyoboye gereza ya Kimironko. Yanamaye nyine ubwo n'ibyo bya Andrew nabyo byigeze gusakuza, baramamagara muri ofisi kwa Gakwaya Peri bambaza ese muganwa muganira ibiki, ibyahe n'ibyahe, murabizi byo mu Rwanda murabizi. Namwe rero muganwa twarakoranye, banagiye kuganira nawe. Gakwaya Peri yari n'umuyobozi mwiza, yamaye Bibiliya, ati ugenda usome Bibiliya. Yewe ntabwo yambereye mubi, yamaye n'ikiro cy'isukari, ubanza yaranyikundiraga tu. Arambwira ati ujye usoma Bibiliya ntukajya ujya muri ibyo. Noneho kubera ibyo bya muganwa Andrew, bari bagiye kuma transfer, kandi iyo baguhaye transfer nta kintu ujyana n'iki, wowe ujya ku modoka ngo bakabigusangisha, bazana matara yonyine, bakuzanira imyenda yawe gusa, ibindi abandi baritwarira cyangwa bakanabijugunya aho ngaho. Ubwo rero ngubwo tugiye kumva twumva ngo hari abantu, ngo hakozwe lisiti ngo y'abantu bagiye guha transfer kubajyana i Butare. Nanjye kuri iyo lisiti bari banshyizeho, kubera ibintu bya muganwa Andrew urubyo, ngo arashaka gutraininga abasirikare, ngo arashaka gukora igisirikare, ngo arashaka gukora igisirikare kikajya gukuraho Kagame.
barahamagara abari ikizindaro nyine bita ikiradiyo, abari ikiradiyo bahamagarira bagahamagara n'uwaba uri hehe uriyumva, barahamagara nanjye baba barampamagaye kubera ko muri gereza abantu barankundaga cyane, barambwira ngo ya ngo reka tuguhishe ntugende. Banjyanye ahantu uzi ko haba harimo abari igishitingi kinini, baragiye buri muntu bamuhamo babyita icyari, umuntu aba afitemo harara akantu kangana, winjiramo ari ukwipfunyika, ni ukwisunika, ukibyiga nyine ukabona ukagiyemo kangana gatya mbese gusa, nta nubwo waryama ngo urambye. So kamwe kaba kari aha kandi hejuru yaho kandi hejuru yaho kandi hejuru yaho, nk'ubuntu nk'icumi kugera hejuru, urumva. Banshyizemo barafunga muko hagati, baranshyizemo barafunga, ikiradiyo kirahamagara gatera, turagushaka aho tugusanga hose ariko umenye ko ari ikibazo. Ndavuga rero wa mugani bataza kunsangamo hano ugasanga bibaye ibibazo, reka ndijyana. Uriya mugabo bafunze ko nibagiwe izina ry'umwuka byaranye, amagereza yose baramutinyaga, niwe wari waje ikaremera ninde baherutse kumufunga nawe mu bintu ngira ngo bya ruswa. Umuriro kugiye so niwe wari waje adushyira ku murongo. Ikintu cyanyijije, barabazaga ngo wowe wakatiwe igihe kingana iki, akakivuga jya ku modoka, wowe wakatiwe igihe kingana iki, jya ku modoka, wowe wakatiwe igihe kingana iki, ndacyaburana, jya ku ruhande hariya, ndacyaburana, nawe ujya ku ruhande hariya. Abakiburana ntabwo babatwaye, ariko abo bari barakatiwe bose barabatwaye. Yewe icyanyijije nari nyiburana, ariko umuganwa yarankozeho nari ngiye, ariko nyine muri gereza yewe ntago nabaga muri VIP, muri gereza ya Kimironko abahazi habagamo ahitwa VIP mu Buyanja ngira ngo bubatse igihe bafungaga Bizimungu n'abantu yari ari kumwe nawe, hari ahantu bubatse utuzu ngira ngo nitwo babubakiye, icyumba kirimo na sima rwose, icyumba cyiza, ugashyiramo igitanda kigeretse. Ubwo rero babiri bakarara hasi, umwe akarara hejuru, mwabaga mu cyumba muri batatu. Hari n'ababaga mu cyumba ari umuntu umwe, habagamo harimo n'amateleviziyo n'intebe rwose ukagira ngo ni mu rugo rw'umuntu. Nari mfite keto nkateka amazi ashyushye, niyo nakarabaga amazi ashyushye. Nabwo baga naguze ikarito y'amata ya Inyange cyangwa yandi, nkakora icyayi cy'amata. Yewe ku mata wagira ngo barandoze rero, ntabwo nshobora kurara nanyoye amata. Noneho nabaga mfite umuntu unekera muri gereza. Umukozi iyo bagutekeye ibyo kurya wishyura igiceri cy'ijana niyo umuntu yishyuraga, ariko nyuma naje kubona umukozi yishyurwa 1000 ku kwezi, akagutekera, akagufurira, akaguhanagurira inkweto, akagira gute. Ariko kubera ko nyine twe tutaryaga ibyo kurya byo muri gereza, wabaga wahashya ibyo kurya akagutekera, noneho mugasangira kuri ibyo biryo byawe bitari ibya gereza, atari impungure za gereza. So nari mfite umukozi, urumva hari n'uwitwaga Ayo, bamwitaga Akanyenyeri, yigeze kuza asanga mu cyumba netse, kandi ubundi iyo bagusanganaga ibintu barabitwaraga nk'ibyo ngibyo bya keto n'ibindi nk'ibyo. Arambaza ko nta gakinda, bamwe ni keto nekera mu cyayi cyane.
biremewe kuyitunga se? Ndamubwira nti simbizi. Arambwira ati okay, arikomereza arigendera nta kibazo. Nta kibazo nari mfite, ngira ngo zongera mbanyuremo mu yandi mateka ya gereza, haba harimo inkuru nyinshi nyinshi nyinshi. So ni iyo nkuru nashaka kubabwira ya Muganwa Andrew ukuntu yashaka gukora igisirikare muri gereza ngo kizakuraho Kagame. Muganwa Andrew icyo koze yari umwihanuzi acumu ndakurahira. Nuko rero baje kumurekura, Muganwa araza, ariko aza yarabaye nabi ko nubwo navuyeyo yararwaye yararembye, bakamujyana kwa muganga tuzi ngo ntabwo ari bukire. Muganwa aza kugaruka, ariko noneho agendera ku bibano ye, ubona yarabaye nabi pe, wamubona ukabona koko atazakira. Muganwa ararwara, nibwo yambwiraga ibyo bya ba Rudasingwa, nibwo yambwiraga ibya Frank Habineza ngo agiye kumurega, ibyahe n'ibya Tiriya Shyaka n'igihe waritangije ibyahe. Ariko nyine murabizi ko kera ibyo byo kwiyandikisha, watangizaga ishyaka ariko kuryandikisha umuntu akaba yagenda akaryandikisha, nyine murabizi ko habamo ibintu bya politiki, umuntu akaba yaryandikisha akari gutwara bakanakwirukanamo. Ko nk'ubu murabizi ko PS Imberakuri Mukabunani niwe ufite ishyaka ryemewe. Maître Bernard Ntaganda waritangije we ntabwo yemewe, nubwo avuga ngo niryo ariko ntabwo yemewe, ko Mukabunani niwe ufite ibyangombwa by'ishyaka byemewe, ko yabaye n'umudepite ku ishyaka rya PS Imberakuri. na Mwizerwa nawe afite ikindi gice nawe kitemewe. So ubwo rero urumva ibintu by'amashyaka ni ibintu byaganje nyine. So ngira ngo nibyo nashaka kubabwira, ariko nimunyandikira mumbwira, nimunyandikira muri comments mumbwira izo nkuru za gereza ko zibasubiriramo. Harizo nagiye mvuga ku musingi ziri aho ngaho, hari ama episode nagiye nkora ugiye ku musingi wayabona, cyangwa se nkayabasubiriramo. Nimunyandikira muri nk'abantu nk'icumi ndabasubiriramo. Inkuru za gereza ziba zishekeje, ariko ufite ugize imana ukinjiramo ukaba ufite na recorder, wa recording ukaza hano ugakira, waza ugakira pe, video zagukiza. Kuko ubu ngubu hari spying camera aba ari ikaramu, by the way aba ari ikaramu, wowe wakwifatira ikaramu yawe ukamera nk'uwandika, ukarikodinga ibintu byose ushaka. Ibintu biberamo hariya hari ibyo bita iby'ubutinganyi, ibyo bita gufirawona. Ubwana bazana bw'imyaka 18, 20 baza bataze, badafite n'ikiko, badafite n'igikombe, badafite n'amatara, nta kuryama. Ibisaza birimo aho ngaho bikabatangira kubabeshya, bikabararana bibatinda. Ubutinganyi bwabagamo hariya, uzambwire mbibabwire. Ibyo bita gutaha ubukwe. So niyo nkuru nashaka kubagezaho uyu munsi ya Muganwa Andrew, kugira ngo ni ibyo ngibyo. Ndabashimiye cyane rero, ariko ntimukibagirwe gukora subscribe, ntimukibagirwe bagenzi. Ni ukuri mba mbasaba, kandi mu minsi ishize nabonaga murimo kubikora cyane, nabonye byahagaze, sinzi imibare yagendaga izamuka buri munsi nabibonaga. So iyo warakoze subscribe, Imana iguha umugisha, kandi namwe abari buyikore Imana ibaha umugisha. Mbifurije weekend nziza, tuyisoze neza, ariko mujye musharinga, mu commenting, ni byiza. Ndumva ari ibyo ngibyo. Dufite target yo gucelebrating 10,000 mu kwezi kwa 10. So dusigazeyo kwa 9, kwa 10 nako tukurangiza ducelebrating 10,000 by'abasubscribers.
ndabashimiye cyane rero, bye bye, mugire ibihe byiza.